Mwaramutse inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro byacu. Ku munsi wa none twaba dufite umushitsi wacu, n'umushitsi udasanzwe, n'umushitsi akaba ndetse n'umuvyeyi wacu muzagakiza. Mbere na mbere tutarambiranye, reka abanza twibwire kugira ngo abatamuzi bashobore kumumenya. Karibu. Murakaza cyane kubwo uyu mwanya mwiza muduhaye kugira ngo tubashe kuganira namwe. Amazina yanjye nitwa Mudagiri Noah Tabazi, ndi umupasiteri wakoreye imirimo y'Imana mu misozi y'iwacu Murenge ahitwa mu Bijombo, kandi nahabaye igihe kirekire nyoboye umurimo w'Imana. Ubu kubera ubusaza nkaba ndi mu Rwanda aho ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko uyu munsi nkaba naje hano mu Texas kuza gusura abana bo mu mubiri banje ubwanje nabo mu mwuka ndetse. Murakoze. Urakoze cyane kutubwira, ngira ngo inshuti namwe bakunzi mwamenye umushitsi wacu wari we. Ariko mbere yuko dutangiza, hari bimwe mu bibazo byagiye bibazwa n'abantu benshi batandukanye, aho batwandikiye batubaza ibibazo bikurikira. Reka tubanze tumuhe ikaze tunamubaza ikibazo ca mbere kugira ngo adashobora kudusobanurira ndetse ubutumwa niki. Murakoze cyane, kandi turabashimira icyo kibazo cyiza mubajije. Ubutumwa bwiza iyo tubwitegereje nk'uko Bibiliya bitubwira hariya mu Baroma igice cya mbere n'umurongo wa mbere, hatubwira neza ko ubutumwa bwiza ari inkuru nziza zivuga umwana w'Imana waje mu isi kugira ngo aze gutanga ubugingo bwiwe kubw'abantu benshi kandi ngo abakize ibyaha. Ubutumwa bwiza rero buvuga kuvuka kwa Yesu akaba umuntu, no gupfa kwe no kuzuka kwe, hanyuma yabwo akazamuka akajya mu ijuru. Icya kabiri, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, nk'uko Pawulo yabyanditse aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza. Kubera iyo mpamvu rero ubutumwa bwiza ni inkuru nziza zivuga hejuru ya Yesu Kristo, kuvuka kwe mu isi, gupfa kwe, kuzuka kwe no kuzamuka ajya mu ijuru. Ikindi nuko abizeye ubwo butumwa bwiza bose bahabwa agakiza nawe. Urakoze cyane. Ikibazo cya kabiri, dore ko dufite urubyiruko rwinshi rutazi amateka y'iwacu i Murenge, bitewe no kugenda mu mahanga cyangwa se kuba baravukiye mu bihugu bitandukanye bitari muri Kongo. Ariko se niki ushobora kubwira urubyiruko rutazi amateka y'Umurenge, ubutumwa bwageze i Murenge ryari? Nshobora kuvuga kuko Abanyamurenge uruhande rumwe basaga nkaho ari abantu batoroshye kwakira ubutumwa bwiza, kuko basengaga ibigirwamana nk'uko n'abandi bose b'abanyamahanga babisenga, kandi rero babonaga kuko nta yindi mana iriho keretse Imana yabase. Kuri ubwo kwakira ubutumwa bwiza ntabwo byari biboroheye, byaranabagoye cyane. Ikindi cya kabiri, bari abantu baborozi b'inka, banatuye ukwabo badaturana n'andi moko. Kubera iyo mpamvu bahoraga basa nkaho basuzuguye andi moko kugira ngo bababwire ubutumwa bwiza. Ndabyibuka kuko rimwe na rimwe bazaga kuvuga ubutumwa bwiza bakababwira ngo nibabaze Imana inkoko, nta kindi bashaka ni inkoko, hanyuma yabwo bigendere. Noshobora kuvuga kuko ubutumwa bwiza bw'Umurenge buciye mu bantu nta resulta yabonetse cyangwa se nta musaruro wabonetse cyane, kugeza ubwo ndetse nabazaga kubabwiriza ubutumwa bwiza, kubera kuko twari dutuye mu materitware nk'atatu. Twari dutuye muri teritware ya Uvira, abandi mu ya Fizi, abandi mu y'Imwenga, kandi aho ngaho muri teritware ya Uvira hazaga abapfurero aribo baje kubwiriza ubutumwa bwiza, nabo barabubwirijwe n'abamisiyoneri. Noneho bamara gushika bikabagora cyane kugira ngo Abanyamurenge babakire banabumve ku butumwa bwiza. Bageraho nabo basa nkaho bacitse intege, basa nkaho bagiye nko gusubirayo. Ariko ndibuka umuzungu umwe w'umumisiyoneri w'umwongereza
witwa Scott yigeze kuzamuka ababembe bamubwiye kuko abo bantu bataza bashoboka ariko ageze ahitwa mu Turambo arahanura arababwira ngo aba bantu ni mubareke ngo kuko Imana yamubwiye ngo igihe kizashika ngo ntibazigishwa n'umuntu ngo ariko umwuka wera wenyine azabigisha kandi niko byagenze mu gihe bakiraga ubutumwa bwiza byari bigoranye cyane ushobora kuvuga ngo hari umuntu umwe wabwakiriye mbere y'abandi ngiye mu ruhande rw'abaporo ni Samuel Ntakandi usibye ko abantu bamuvugaho byinshi kubera kuko nawe nta mateka yanditse kandi nyine kuko igihugu twaradutuyemo cyari kiri inyuma cyane mu buryo bwo kwandika bavuga kuko bamwe bavuga ko yabatijwe mu 1932 uwo niwe wabaye umukristo wa mbere wakiriye ubutumwa bwiza mu Banyamulenge kandi uwo Samuel Ntakandi yakomokaga mu muryango w'Abahiga kubera kuko Abanyamulenge nawe batamwakiriye byatumye ba missionnaire bamufata bamutuma i Burundi aje kuba umwigisha w'i Burundi kandi yakoze imirimo myiza myinshi hanyuma yaje kugaruka akorera Uvira nanone ntabwo yarenze usibye kuko rimwe na rimwe yageragaza Munanira akagera za Gishembwe akagera aho Abanyamulenge bari batuye ariko kandi icyo gihe ntabamwakiriye cyane ngo bise nkaho atuye nk'umuvuga butumwa wabo hanyuma haje gukizwa abagabo babiri n'umugore wa gatatu aribo Kajabika na Mwungura n'umudamu witwaga Kibihira yari umudamu w'umugabo w'abadinzi witwa Bitwenge uwo mudamu kubera kuko bagiye kubatizwa abantu barabasuzugura baranabanga baranabaca mugabo babirukana kubaca no kuvuga ngo babirukana mu miryango noneho basa nkaho bangajwe uwo mudamu Kibihira ngo aje iwabo baramwirukana ngo aje umugabo anawe aramwirukana noneho rero bituma yiyahura yicira mu kazu basengeragamo uwo mudamu arapfa muri urwo rupfu ariko igihe kimwe gishitse ndibuka muri conference usibye ko ntibuka umwaka conference yabereye i Remera biga hejuru yiwe bamuhamya kuko bamwitaga mu mvugo y'Igiswahili ngo ni mufiyadini cyangwa se n'uwazize ubutumwa bwiza hanyuma Mwungura niwe waje kujya mu Turambo mu Banyamulenge naho Kajabika aramanuka aje ahantu hitwa ku Gatsina aho yabwirije ubutumwa bwiza mu Bapfurero no mu Babembe nyuma Mwungura we yaje gukomeza mu Turambo ahabwiriza ubutumwa bwiza hakizwa abantu benshi na Kajabika avuye ku Gatsina arazamuka ajya mu Rugarama niho nawe yatangiriye ubutumwa bwiza mu Banyamulenge icyo gihe haba ububyutse bukomeye cyane mu buryo abashumba bari mu biraro bakiriye agakiza abari naho bashinga n'amatorero ya mbere ndanatekereza kuko n'ububatizo bwa mbere bwabereye mu Turambo aho Mwungura yari amaze kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bamaze gukizwa kubera iyo mpamvu njyewe nzambita nkaho ari ba fondateur b'amatorero y'Imurenge ari we Mwungura na Kajabika n'uyu mugabo Ntakandi bo mu mateka kuko niwe Munyamulenge wa mbere wakijijwe nawe tumubona muri bo nk'intwari itangaje cyane ariko kandi iwe nta mirimo ikomeye cyane yakoreye Imurenge mu Banyamulenge ubwabo iyo yayikoreye mu Barundi hanyuma yabwo ayikorera ni Buvira ariko hari igihe kimwe na kimwe yageragana w'Imurenge kuko nari nabivuze na mbere nawe akavuga ubutumwa bwiza waruvuze ngo babaye ibicibwa nyuma yo kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo cyangwa se nyuma yo kwakira agakiza bamaze kuba ibicibwa wavuze ko bagiye hatandukanye bitewe nuko bagiye baba ibicibwa cyangwa se baciwe mu miryango cyangwa se banzwe ese aho bagiye bahagize amahoro cyangwa se bahakiriwe gute ni nkuko narimvuze kuko babaciye mu miryango cyangwa se babirukana mu miryango usibye kuko tutanabyitaga kwirukana babyitaga gucibwa kuko basaga nkaho baciwe n'imiryango nta muntu ushobora kugira ndetse n'ingaruka zabyo zababayeho
kuko nka Pasiteri Kajabika yabuze umugeni mu Banyamulenge azizwa kuko yakijijwe. Aho Matayo Mwungura ndetse we n'umugore we yari afite n'abaramuta aragenda nawe aburundi mugeni mu Banyamulenge. Bisaba Mwungura kujya gushaka umugeni mu Rwanda. Aho yageze Cyangugu niho yakuye umugeni wiwe uwo mudamu we bubakanye. Kajabika nawe byamusabye kumanuka aja kuri Kavimvira ari naho yashatse umudamu wiwe umukobwa w'umurundi kuko abo bari bakijijwe bari abakristo bituma rero abo bagabo bashaka. Indi ngorane ya kabiri navuze bahuye nazo nuko Kajabika we yabuze naho aba mu Banyamulenge bituma ajya ku Gatsibo ko ntibamumvaga. Yagaragaje kubabwiriza nkuko yabyivugiraga wenyine, agaragaza kubabwiriza ariko ntibabyumva. Noneho rero bituma ajya ku Gatsina bari batangirira ikanisa. Mwungura we yamya aja mu Turambo, yego yagize ingorane kuko ntibamwitagaho ntibamumvaga, ariko ari ihangana arakomeza, hanyuma haje gukizwa abandi bantu benshi cyane. Noneho reka dusimbukeho gato, hari ikibazo gikomeje kugaragara cyane mu makanisa y'Abanyamulenge cyangwa se amakanisa atandukanye. Nyuma yo kwakira agakiza bose bakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ariko se hari ikibazo kigiye kigaragara cy'amakanisa gucikagurikamo cyangwa se amakanisa gutandukana, umwe akaja yiba gashinga iyo kanisa. Isi ibyo mu bivuga iki cyangwa se ibyo biterwa n'iki cyangwa se niye mpamvu bitera? Ndatekereza kuko kongereka kw'amatorero ntabwo ari icyaha, nta nubwo ari ikibazo, usibye kuko ahubwo habaho imyumvire y'abantu. Abantu bakagira imyumvire sinzi nimba mbyita ngo idasobanutse, kubera kuko nubwo bari bakijijwe gutyo ntibari bazi uko bakijijwe, ntibari bazi n'amatorero, ariko bari mu matorero atatu atandukanye. Bamwe bari muri IPMGB ari ryo torero ryazanywe n'Abongereza, abandi bari mu itorero ry'Abasedwa, abandi bari mu itorero ry'Abanoruveje. Mu buryo batekerezaga kuko itorero mu by'ukuri bakibwira nk'abari mu Basedwa bakibwira ngo itorero ry'ukuri n'Abasedwa, kandi bakanahamya kuko ari Abasedwa, nabo bakaniyitirira kuko ari Abasedwa. Nanjye ubwanjye nakuze inzi ngo twebwe turi Abasedwa, abandi nabo bakuze bazi kuko bo ari Abanoruveje, aho abandi nabo bakuze bazi kuko ari Abongereza, kubera ya makanisa yaravuye muri ayo moko atatu yo mu Burayi. Noneho nyuma yabwo independence maze kuba muri Kongo, byasabye kuko abantu bikukira, bamaze kwikukira ndetse bahindura noneho n'aya mazina y'aya matorero, bayitirira noneho mu bijyanye n'igihugu cya Kongo. Tuvuge noneho nk'iryo ry'Abasedwa rihinduka Sepeza, ariyo yaje no kuba Sepake. Abongereza ryari IPMGB riba Kadeza, ariyo yaje ndetse kuba Kadafi hanyuma. Ririya ry'Abanoruveje riba Selpa, ariyo yaje kuba Selpa rengirango, ivuga kuko ari amakanisa y'Abapentekote ariko akorera muri Afurika. Urumva nanone yari afite amazina yayo. Hanyuma kubera ingorane n'ibibazo twagiye duhura nabyo, ibibazo urajya kumbaza utese byari bishingiye kuki? Twagize ibibazo bishingiye ku mashuri, abana bacu ntibige kuko n'aba bandi biga. Icya kabiri hakaba imfashanyo bafashaga amatorero, twebwe ntidufashwe kuko abandi bafashwe. Icya gatatu habe n'amaburuse y'abantu bajya kwiga kuri za teoloji, twebwe bikatugora cyane ntituyabone. Noneho kubera iyo mpamvu rero tuje inama yo kuvuga ngo tuve muri Sepake, twebwe abari mu Basedwasi cyangwa se muri Sepake, tuje kuzana ikanisa bita Kadese cyangwa se Assemblies of God mu Cyongereza, ariko muri Kongo mu Gifaransa bayita Kadese, ariyo Communauté des Assemblées dédiées au Congo. Noneho rero tugiye kuzana Kadese Kinshasa, haba ibibazo by'abantu batabikundaga nyine kuko tuzana iyo yindi communauté. Haba n'ikindi kibazo cy'ubuhanuzi bari buvuye kuri Mariamu, ngo ahantu bavuga yuko iryo kanisa ritaje mu buryo Imana yishimira.
ariko rero twebwe babizanye turabizi neza kuko twabizanye mu buryo Imana yishimira kuko ari n'Imana yari yatuyoboye kugira ngo tubone iryo kanisa bituma rero abantu bacikamo noneho abantu baratandukana bamwe baravuga bati twebwe ntitwoba bakadezi kuko ngo Imana yahanuye yuko iryo kanisa Imana itaryemera abandi dusanga Imana nta torero nari mu yemera usibye ko yemera imitima y'abantu iyo mpamvu rero ituma bacikagurikamo kugeza na bugingo n'ubu iyo nuraza kumva uti none se kubera iki mutashatse uburyo bwo kwiyunga twabushakishije inshuro nyinshi cyane mvuga gutyo cyane cyane twebwe bakadese dushakisha umubano n'abacu kugira ngo tubabarirane tuza kubona amatorero makeya twumvise tubona itorero rya Selpa tubona itorero rya Methodiste abone nk'abo twumvikanye mu matorero yacu ya ruguru na Kadafi ariko sepake irananirana kugeza na bugingo n'ubu mbaye mvuga nabo byanabateye n'ingaruka zikomeye kuko byatumye bacikagurikamwo ibice bigera nko kuri 3 kandi ibyo bice byose ahenshi byari bishingiye ngo kubuhanuzi noneho rero kubera uko bamwe batemera uko ubwo buhanuzi bwavuze bagacikamo kasepake narimvuze yacitse mu bice 3 hasigaye sepake bita ngo ni sepake y'umwimerere bo hasigara abandi bita ngo ni ba mabungo aribo bakomite nabo baciwemo no kuvuga ngo abasepake ngo bazaba babafana ba kadesi bituma rero nabo bacikamo baba ba komite abakomite nabiyo bagiye ngo bashike baravuga ngo abakomite bamwe tibemera byuzuye ubuhanuzi bwa Mariya bacikamo ikindi gice cyitwa ngo ni bagashyamba abo bana bayabayobe bakomeye cyane ni kugeza abantu batana imiryango yabo bakagenda bakaja gutura ku misozi gusa baturana n'abandi bahuje iyo myizerere yo muri ubwo buryo abo bazanye ubuyobe bukomeye cyane kugeza n'ubu hari ingaruka zabyo ibyo rero nibyo narimvuze ukuntu amatorero yiri iwacu yacitsemo ariko rero ntabwo ari igitangaza kuko ubu ngubu noneho hari warutanayo waruvuze ijambo bijanye n'ikindi kibazo twatugiye kubaza waruvuze hejuru y'ubuhanuzi ese nubuhe buhanuzi Imana yavuze ku banyamurenge cyangwa se ku matorero y'abanyamurenge nk'ubuhanuzi wibuka cyangwa se bwagiye busohoza njyewe ntabwo ndi umuhanuzi njyewe ndi umupasitori kandi rero mu makanisa nayoboye yararimo abahanuzi bimwe bakabivuga ngabyemera ariko hari n'ibindi tutemera hari ibindi tutumvikanamo nicyo gituma rero yenda kumbaza ubuhanuzi bishobora kungora kuko njye ntari umuhanuzi kandi singunze no kubika cyane ibyo yavuze ariko ndakubwira gusa ibintu njyewe niyumviye mu matwi yanjye bitanahanuwe n'umunyamurenge ariko bihanurwa n'umugabo witwa Daniel Kawato umugabo w'umukongomani wari ucitse n'ukuboko yaje mu giterane twari dufite mu gihe indege ikoze impanuka mu Minembwe uwo mugabo azana umwigisha ariko bukeye mu gitondo kimwe arazinduka nta Bibiliya afite aravuga ngo uyu munsi ngo ntabwo aje kubwiriza cyangwa kwigisha ngo ariko ngo Imana yamubwiye ngo aze guhanurira abanyamurenge kandi aravuga ngo muri amoko menshi hano atari ko ubwoko Imana yantumyeho n'abanyamurenge aravuga ngo Imana yamubwiye ngo ndavuga icyo kintu kuko nacyumvise n'amatwi yanjye kubera ko icyo kintu ino minsi gifite ibibazo byinshi cyane abantu bibaza barimo n'abahanga b'abateoloji barabaza ngo ese kubera iki abanyamurenge bishira imbere ese bararuta yandi moko ariko ndavuga ko uwo mugabo yabivuze kandi wese umunyamurenge naravuze n'izina ryiwe icyo akora amarereza masinzi nimba kibaho ariko abaye akibaho nabo mushaka bo mubona aravuga ngo Imana ikunda abanyamurenge ngo kandi ntibakunda muri rusange ngo ariko ikunda n'umuntu ku giti cye ngo impamvu zituma ibakunda ngo nuko ngo mbere yuko bubaka amazu yabo ngo bazaba babanza kuyubakira inzu yayo ngo kandi ngo inzu yayo iba nziza kuruta izabo ngo ikindi cya kabiri ngo nubwo bamwe muri bo badakishijwe ngo ariko ntibagisenga ibigirwamana ngo kubera iyo mpamvu ngo Imana irabakunda ashiraho n'ijambo aravuga ngo ntimuruzi ngo aba bantu baguye muri iki gihugu cyane ngo amaraso yabo yivanze n'amaraso y'abantu bayo ngo kandi ngo muri iki gihugu cyane
ngo hazavamo abantu bazaja kuba abavuga butumwa ngo mu mahanga yose ndetse ngo mu migabane yose y'isi. Icyo gihe njye sinashoboraga kubyumva kubera kuko nibazaga ngo tuzakura amafaranga hehe yo kuzatuma abo ba missionnaire bazakwira isi yose. Ariko uwo mugabo abivuga atyo, kandi ubu ngubu njyewe ndavuga ngo ubwo buhanuzi bwarasohoye kubera kuko mbona abantu bacu bari ku migabane yose y'isi. Waruvuze ngo amaraso yabo ngo yivanze na yabo bashitsi aravuga ngo mwifu ryabo ngo hazinukamo ububyutse bukomeye cyane ngo buzatuma abantu bo muri iki gihugu cyacu bimurenge ngo baje mu bihugu byose mu migabane y'isi yose ngo kandi bazaba bagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Niho navuze ngo rega ngo njyewe sinashoboraga kubyumva kuko nk'umupasiteri nibazaga ngo ese tuzakura amafaranga hehe azatuma abo ba missionnaire bose ariko bakaja mu isi yose. Ariko kuri none nubwo bazanywe n'ibyaha ntabwo ari igitangaza kuko n'abigishwa ba Yesu muri Yerusalemu kugira ngo bayivemo nuko habaye akaga, kandi ako kaga kamaze kuba bituma batakana bakwiza ubutumwa bwiza. Noneho rero reka mbanze nguce muri iryo jambo gato. Waruvuze ngo hari ubwo bishobora guterwa n'akaga. Ese ziri ko mu minsi yashize intambara nyinshi zagiye zigaragara Umurenge, ese uratekereza ko ari ubushake bw'Imana? Ese byari byarahanuwe ni gute? Kuko nimba wenda bavuze ngo Imana ikunda Abanyamurenge, ariko bagiye bahura n'intambara nyinshi, ibibazo byinshi, gupfusha no kubonerwa n'ayo moko yose. Ese hari aho bifitanye isano n'ibyo bintu? Naribuze nti habe n'abigishwa ba Yesu abasize muri Yerusalemu bibwiye kuko bagomba gutura muri Yerusalemu, ariko akaga kabaye baratatanye. Niho ba Filipo bari kubaja muri za Samariya n'abandi bagakwira isi yose. Noneho rero niho nje mvuga ngo n'Abanyamurenge kubakunda erega rimwe na rimwe urukundo rw'Imana rwashira n'umuntu mu kaga, rwatuma ajya mu kaga. Mbivuze gutya abantu barabyumva nabi, baje kuvuga ngo se ngo urukundo rw'Imana rujyana abantu mu kaga. Ariko ndagira ngo n'ijambo ry'Imana ribavuga mu Baroma riravuga ngo rega ngo ibyago byacu byose ngo biva mu rukundo rw'Umwami Yesu. Noneho rero njyewe nkavuga ngo intambara zarabaye, abantu barapfa, kandi nyine iyo batajya gupfa ntibaba baratatanye, baba baragumye iwabo. Kuvuga rero ngo nabyo mbihamye ngo rega ngo nicyo cyabajyanye, sinshobora kugihamya, ariko nkurikiranye n'ubwo buhanuzi bw'uwo mugabo uko bazakwira imigabane y'isi, ndabihamya ngo nabyo byari mu bushake bw'Imana. Mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu, ngiye mpano ushobora guha urubyiruko cyangwa se itorero rya none? Urakoze cyane. Kandi numvaga nabikeneye, numvaga mbikeneye kugira ngo mbabwire urubyiruko rwacu aho rwagiye rureke kwiyanduza, ahubwo rukomeze bwa butumwa bwiza bakiriye babuvana iwabo. Nubwo bari mu mahanga be gusa n'andi mahanga, ngo bamere nk'Abisirayeli igihe bisabiraga umwami, baravuze ngo turashaka gusa n'andi mahanga. Ibyo bituma Imana ibagaya kuko basa nkaho basuzuguye Imana. Nanjye nkaba nobagira inama ngo urubyiruko ruriho n'abapasiteri bariho nibabwiriza ubutumwa bwiza ku bantu bose, kuko niyo misiyo Imana yabazaniye muri iki gihugu. Icya kabiri, urubyiruko rwacu rwiye kwiyanduza ngo rwandure ruse n'abo rusanze, ahubwo ni rwiyeze kugira ngo n'urundi rubyiruko basanze nirubabona narwo ruhere ko rukizwe. Ndanatekereza kuko muri uko kwigaragaza nk'abera cyangwa ngo biboneze bituma bishobora guhamagarana kureshya bariya nabo batizera bagakizwa. Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ujye ubicitegererezo, ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ariko ujye ubicitegererezo mu bizera. Aramubwira ngo mu ngeso zawe, ngo no mu kwizera kwawe, ndetse ngo no mu mvugo yawe. Kuri ubwo rero nkaba no basaba ngo bareke guhemuka, ngo bakore ibyangwa n'Uwiteka,
ariko bakomeze bwa butumwa bakiriye bakiva iwacu ubwo butumwa buzahindura benshi barimo simbabujije gushaka amafaranga ni ngombwa ngo bayashake ndetse ndanabifuriza kugira menshi bakaba n'abatunzi bakazaja no gutiza n'igihugu cyabo kuko ntituzi impamvu yatumye baza ariko ye n'ubundi mwanya umuntu yanavuga ati baje no gushakisha baje guhaha baje gucuruza kugira ngo bazabone uko bazubaka igihugu cyabo ariko rero nkabasaba ngo be kwiyanduza ahubwo bakomeze bwa butumwa bakiriye kandi ubwo butumwa ntabwo bukoze isoni kuko benshi numva babivuga ngo rega ngo ruguru bavuyeyo ngo nta butumwa bwiza bakiriye ariko reka nongere mbibutse ngo mwakiriye ubutumwa butavanze kandi mubukomeze mu bundire ubwo buzabakiza murakoze. Mbere yuko turangiza reka tubanze tubwira abantu kuko ku bantu baba bifuza kumenya byinshi mu mateka y'umurenge cyangwa se akiza k'umurenge umubyeyi wacu hano hari igitabo yanditse kivuga ngo umuhamagaro w'Imana. Iki ni igitabo gikubzemo amateka y'umurenge cyane cyane birimo iby'agakiza cyanditswe n'umubyeyi wacu hano kubagishaka turaza kubaha umurongo muzaza kukiboneraho kigurwa amafaranga atari menshi ni make ni $200 muri uko kukigura muzamenya amateka menshi kuzagakiza k'umurenge ndetse muzaba munafashije ivugabutumwa kugira ngo rishobore guteza imbere kandi twongere tubashimire kuri je ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na mugenzi wacu Che Guevara ndetse naje David Manowa ndetse tukaba twari kumwe n'umubyeyi wacu wariko utubwira ubutumwa ndetse anatubwira n'amateka y'abacu umurenge. Murakoze cyane kandi tunabashimira tunabifuriza gukomeza ndetse no gukomerera mu Mana Imana ibamugisha. Murakoze.